twigishije, iyo dusomye ijambo ry'Imana, iyo twegeranye n'Imana inshuro nyinshi, Imana ntihindura situation turimo gucamo, ahubwo ihindura twebwe, ihindura wowe, igahindura imitekerereze yawe, igahindura n'imirebere yawe, kuko ibintu byose biri imbere yawe ufite ubushobozi hejuru yabyo mu isi y'umwuka. Ariko igikomeye ni uburyo ki ubibonamo, ni uburyo ki ubitekerezamo, ni uburyo ki ubifatamo. Hari ibintu byinshi twatsinzwe atari uko bidashoboka, hari ibintu byinshi twananiwe gufata no gukontorora atari uko tutakabifashe cyangwa se ngo tubikontorore, ahubwo imitekerereze yacu niyo yaturimise, niyo